hari abari kuyakora kuri ya yandi 85. iya PTN. Yego bakavuga ngo amafaranga y'agahimbazamusyi karajya kuri konti n'iyi, amafaranga y'ishuri arajya kuri iyi konti n'iyi. Hari aho twabonye bafashe 85 bakuramo 10,000, baravuga ngo minerval ni 75,000, ibindi 10,000 ngo bikajya kuri konti y'agahimbazamusyi ka mwarimu. Ibyo bintu ntibyongere kubaho niba hari n'abayobozi b'amashuri bashaka gufata kuri ya yandi 85. Kuko twari twabivuze niho hazavuka cya kibazo cyo kuvuga ngo abana bararya nabi. Ntabwo bagomba kuyakoraho ngo bavuge ngo agiye guhemba abarimu. Agahimbazamusyi ka mwarimu kari inyuma ya 85. Niba hari ishuri rishatse kuyaka rirenze muri ya yandi 2,000 bemerewe kurizaho, ariko ntawemerewe gufata kuri 85 bakureho agahimbazamusyi ka mwarimu. Bashobora no kutabishyira mu nyandiko ariko bakazabishyira mu bikorwa. Muri iryo genzura rero nabyo bizaba